yitwa Ivan Buravan. Reka wibyarire benshi bagaruke ku gukiranuka kandi bagirire umumaro igihugu, bagirire umumaro abantu bose. Turagushimiye yuko uri Imana ibyumva. Nsabiye buri wese imbaraga, nsabiye buri wese gukomera ngo ubwami bwawe buze kuri bo. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Murakoze, munyemerere nsubize umwanya umuyobozi wa gahunda n'ubundi aze gukomeza kudufasha. Arakoze, ndagira ngo tube dusubiye mu byicaro byacu, hanyuma turaza kugira n'undi mwanya ku muhango w'indabo. Abashinzwe igikorwa rero gikurikiraho babe bugufi, ariko reka dutange uyu mwanya kugira ngo tube dusubiye mu myanya yacu, hanyuma duhe umwanya bagiye gukora igikorwa gikurikiyeho. Oh my God, thank you. Niyo ndirimbo murana ku mutima, wavuze ko no mu gicucu cy'urupfu uzansindira urwo rupfu. I thank you Lord Abadata, nzagushima mu gitondo ngushime bugorobye, ahubwo mbonereho nshima Imana yo yabikoze. Ubuntu bwayo nibwo bwangiza uwundi we. Ibyo byose yabirebyeho aravuga ati ariko icy'ingenzi igihe nicyo ngiye gutanga. Yabanje kubimenyesha ababyeyi, hari ibyo bamusabye arabyubahiriza, ari ugukora neza mu ishuri. Yakundaga kumbwira yari afite imishinga myinshi, ntigeze acika intege, yagiraga courage kabisa. Nabanye nawe